bakunzi ba Sina TV Rwanda nkuko mumenyereye dusanzwe tugezaho ibikorerwa no kuri Nyirangarama. Uyu munsi rero twifuje kubagezaho restaurant nshyashya yafunguwe hano Kisiyeho Kigali City Market, iherereye mu mujyi wa Kigali haruguru isoko rya Nyarugenge, hari alimentation ya Nyirangarama n'ubundi. Iyi restaurant rero ifite ubudasa, ni restaurant nkuko musanzwe mubizi yakoreraga downtown, ariko ubu noneho yimukiye hano. Restaurant yazanye udushya dutandukanye kandi nkuko mugiye kubireba bagiye no kubitumurikira umuyobozi hano wa restaurant. Reka atangira twibwira hanyuma agende atumurikira ibikorerwa muri restaurant. Mwakoze, amazina yanjye no Muhuru Germaine, hanyuma mwafunguye restaurant hano. Iyi restaurant ni yande muri make? Restaurant ya Sina Gerard, abakiriya benshi cyangwa abanyarwanda benshi, abantu benshi baza bagana entreprise Urwibutso Sina Gerard bakunze kumenya izina rya Nyirangarama. Karibu. Dusanzwe tuzi ko kuri Nyirangarama bakora ibishya. Hano rero ugiye kutumurikira ibishya mwazanye muri restaurant irahangaha. Uragenda utubwira muri make ibyo mukora ndetse abakiriya bitezeho igihe baje hano bashobora kubona. Watangira. Aha tuhafite mayonnaise ya cocktail de mayonnaise, iba irimo ketchup na mayonnaise. Ahanga tukaba tuhafite sauce vinaigrette irimo ni vinaigrette na mayonnaise. Nabyo utu ni udushya ntabwo byari bisanzwe muri Nyirangarama. Aha tuhafite salade nziza cyane, igitunguru, urunyanya, avoka, kokombure. Tuhafite potage nziza cyane, potage ya mushroom, ni igihumyo, abantu benshi bakizi mu Kinyarwanda ni igihumyo, ni potage nziza cyane. Potage rero umukiriya ugeze hano kuri Nyirangarama amanza yafata agapotage ari gutegura igifu ko kigiye kwakira amafunguro. Yego. Potage rero ni nziza cyane, mu kantu gakura abakiriya hano iyi potage irimo. Umukiriya wese utugana wanyweye kuri aka kantu arongera akagaruka. Aha tuhafite umuceri mwiza cyane urimo karoti. Hano tuhafite makaroni nayo iteguwe neza cyane mu buhanga buhanitse nk'uko muri kubibona. Hari igitoki cyiza cyane, igitoki gituruka Nyirangarama cya Kinyarwanda muri make. Umwimerere cya Kinyarwanda rwose, igitoki kiryoha cyane. Aha tuhafite ibirayi byiza, n'ibirayi nabyo biteguwe mu buhanga buhanitse, ntabwo ari ibintu bisanzwe. Ndabona bimeze nk'ibikarangishwa amavuta. Aha tuhafite igihaza cyiza cyane. Iyi ni indyo ya Kinyarwanda. Ubu ni ukuvuga ngo umuntu uje hano ntabwo arya indyo ya kizungu gusa, ashobora no kubona indyo ya Kinyarwanda. Abantu batarya amavuta rwose ni karibu kuri Nyirangarama. Tufite Kinyarwanda cyinshi. Uza tugana atarya n'amavuta ntabwo yakwicwa n'inzara. Utarya umunyu ntiyakwicwa n'inzara. Yahageze byose abisanga kuri Nyirangarama. Iteke ryiza cyane tuko kuri Nyirangarama, gera muri ya misozi nyine yo kuri Nyirangarama. Ibyo biryoshye, birimo karoti n'ibindi bitegura mu buhanga. Ifiriti n'ibirayi bya Nyirangarama, Kinigi bituruka mu majyaruguru. Hano hari isosi nziza cyane. Iyi ni sosi nature, ni sosi ukuvuga ngo umuntu utarya inyama ntabwo yagera hano ngo abure ikintu asuka ku mafuta. Iyo sosi ntabwo ari inyama? Ntabwo ari inyama. Ni sosi iteguwe neza cyane. Abantu batarya inyama batugana, abantu batarya inyama rero nabo tuba twarabateguye, tuba twarabazirikanye. Aha tuhafite boyiro nziza cyane, boyiro itogosheje kuvuga ngo tuba twazirikanye abantu batandukanye. Abarya amavuta n'abatayarya. Kuri babone rero batarya amavuta baraza kuguma kuri kano kaboyiro k'inka. Iyi ni inyama z'inka, izi ni zikaranze. Aha tuhafite utubuto twiza cyane. Izi mbuto ziteguranwe ubuhanga. Harimo ikinyomoro, harimo inanasi, meloni, harimo indimu. Umuntu umaze kurya kumva mbese akeneye no yakumva asigaye ameze neza, asozaho na tuno tubuto harimo n'akadimu. Umuntu yarangije kurya aba yumva bimeze neza cyane. Amafunguro ya hano kwa Sina Gerard, amafunguro ateguye neza, uhereye kuri deseri na potage iteguye neza, niyo mpamvu duhora tuza. Wagera ku muceri n'ibiryo bigaragara neza, iyo biriye cyane akanyamuneza.
ntabwo ujya wumva ugudaye mu nda, akenshi biba biteguye bya kinyarwanda. Ibya kizungu indyo yuzuye nk'uko umunyarwanda ategetswe kuyirya. Ugereranyije n'ahandi ni indyo buri wese yisangamo, iminsi yose ntabwo bategura bimwe. Niyo mpamvu wakunze kurira aha ngaha muri resitora saa sita, ni uko ku mugoroba aho bitaba ngombwa nka kubera amasaha umuntu aba yatashe mu rugo, ariko iyo uvuye ku kazi saa sita nk'ubu ngubu ukeneye kurya, nyarukira kuri Nyirangarama ukahasanga ibyo wibonamo byose, ibishyimbo, ifiriti. Iyo wabonye indyo ya kinyarwanda uba wumva umeze gute, cyane cyane nk'ije kurya ndetse bitaboneka n'ahantu henshi, hari n'ingo bitabonekamo, wagira nk'ahangaha ukabisangamo hari indyo ya kinyarwanda, wumva umeze gute cyangwa se wifata gute? Indyo ya kinyarwanda ni indyo y'iwacu, indyo itunyura buri wese. Nkanjye by'umwihariko yiyumvamo, iyo nyiriye numva meze neza, mu nda hakoroha, nta kubyimagana, wumva utuje utekanye. Iyo wishyuye amafaranga yawe wari ahantu ntubona ko ari ibintu bishimishije kandi wabwira n'abantu bose kugira ngo bajye gukomeza gufata amafunguro angahe? Yego, iwacu ubeshya mu Rwanda iyo wabashe kwiyakira neza nta gihombo, uhora wizana wishyikira bitewe n'uko uko bigenda kose uba ushaka kumera neza kugira ngo ugire ubuzima bwiza, ubuzima buzira. Bivuga ngo uko byagenda kose iyo ushaka ubuzima bwiza ugomba kurya neza, ukumva utuje, ukabaho neza, ugasinzira neza umunsi wose, imyaka ikicuma, ubuzima bugakomeza. Z'abakozi uzasanga ikoranabuhanga unyurwe, baza kwakira neza ubona ikinyuranyo. Ntuzihangane uzafata ifoto y'urwibutso, iyo sura nziza izaguhore ku mutima, uzereke n'abandi ikintu urwibutso kiri ku gasozi k'ibyiza. Nyirangarama nawe uzaza urebe, unezerwe kubwira abandi gasozi k'ibyiza. Inkoko hano watubwira iyi nkoko mama yiteguriye abakiriya cyangwa se basanga zikoze? Ni ukuvuga ngo iyi nkoko uko imeze gutya urabona ko ari inkoko nziza cyane, ni nshyashya, imeze neza. Umukiriya araza akeneye komande, iyi ni chicken breast. Chicken breast ni ukuvuga ni igituza cy'inkoko kiba kimeze neza, tugitegurira umukiriya ku kanya akakijya kimeze neza, urabona ni gishyashya, inkoko nziza cyane, tuganya neza. Barangiza tukarunga gutya, hanyuma tugafata salisa, tomate tugashyiramo, z'abakozi uzasanga ikoranabuhanga unyurwe, baza kwakira neza ubona ikinyuranyo. Ntuzihangane uzafata ifoto y'urwibutso, iyo sura nziza izaguhore ku mutima, uzereke n'abandi ikintu urwibutso kiri ku gasozi k'ibyiza. Nyirangarama nawe uzaza urebe, unezerwe kubwira abandi gasozi k'ibyiza. Nyirangarama nawe uzaza urebe, unezerwe kubwira abandi gasozi k'ibyiza. Nyirangarama nawe uzaza usome kugashya, unezerwe kubwira abandi. Ukihagera uzafata kugashya, utembere wihera ijisho icyo ryabuze, zitugaruka usure kimara nzara, urwibutso rw'abato rukumara irungu, uzifuza
wifuza gutahura ugahitamo ishyushyu ryo kujyana inkuru nziza rigushoboze. Fata akarusho kagusindagize, ufate n'akabanga maze akabenga ukabuza asanga ubutaha baguherekeze. Abakozi amazina ya Rwanda Emmanuel, akaba ari njye ukora ikawa hano muri resitora Isenga Gerard y'Urwibutso, hano ikorera hano ku Isenga muri foro ya 4. Hano dufite ikawa amazina agiye atandukanye, hari cafe latte, tukagira cappuccino, hari n'icyayi cya African tea. Uzareba iburyo ukebuka ibumoso, ntuziribwe ukenera ugusemurira. Uzahibwira ibanga ry'akabanga aho riva, yo mu mabanga y'imisozi iteze neza. Uzibwira impamvu unywa agashya ukiyongeza, uti amata koko burya agira gitereka. Fata akarusho kagusindagize, ufate n'akabanga maze akabenga ukabuza asanga ubutaha baguherekeze.